Lord, we are saying that you are holy. You are holy, O Lord. Mwami Imana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye cyane databuja mwiza kuko twakumenye. Ijambo ryawe ratubwira ngo ntabwo ari twe twagushatse, ni wowe wadushatse mwami, kandi uri Imana ikomeye, kandi uri Imana y'igitangaza. N'ubuntu watugiriye databuja, watuvanye hasi ku cyavu utwicaranye n'abera bawe mwami. Mana isumba byose utubwira yuko n'abamarayika tubaruta, kari abakozi bacu. Mana isumba byose turabawe, Mana isumba byose turabawe, ni kutubwira. Ni igitangaza gikomeye cyane, Mana ikomeye. Ni igitangaza gikomeye databuja mwiza wadukoreye kuruta ibindi byose. Uradutabara umunsi ku wundi, utugirira neza umunsi ku wundi. Ariko databuja wo mu ijuru, kuba twarabaye abana bawe ni igitangaza gikomeye, ni igitangaza gikomeye. Turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro, tugukomeye mu mashyi, tukuvugishije impundu. Urabikwiriye Mana isumba byose, urabikwiriye data, urabikwiriye data. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Merci les enfants. Imana bamugisha. Amina. Imana ishimwe. Nukuri mureke twongere dukomere amashyi Imana yacu. Atari umuhango ahubwo bifite aho bivuye. Imana ishimwe. Wumve mbese ibiganza byawe bizamuwe n'icyo utazi, bikomeye mu mashyi cyane, kubera yuko ari Imana ikirakoze kabisa. Yes. Atari itegeko ahubwo utekereze ku Mana. Imana ishimwe. Utekereze ku Mana yawe, urebe ibyigukoreye, urebe aho ikugejeje, haba mu buryo bwo mu mwuka, haba mu buryo bwo mu mubiri, hanyuma bitume ukora icyo ukwiye gukora. Ukome mu mashyi, wicare utarasimbizi, ariko Imana yacu iteye ubwoba. Amina. Haleluya. Imana ishimwe yuko twaje uyu munsi kumva ijambo ryayo. Duhora tubakangurira ngo muze ari mu materaniro yo mu mibyizi nubwo bikitugoye, ariko turacyizeye Imana ko nabyo bizatungana. Hanyuma tukababwira buri gihe kuza ngo duhure ku cyumweru, nuko kuki tubabwira ngo muze. Ntabwo ariyo message mfite Imana yampaye, numvaga nitegurira kubaha, Imana yampaye, ahubwo ni ikintu kinkoze mu mutima wanjye. Ndavuga kuki duhora tuza. Haleluya. Kuki buri gihe tubabwira ngo muze duterane, muze duterane. Hari impamvu iteye ubwoba. Imana ishimwe cyane. Reka mu mirongo nk'itatu mbibereke gato, hanyuma mbahe message Imana yampaye. Amina. Imana ishimwe cyane.
reka dusome Yohana igice, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere. Turasoma umurongo wa mbere. mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Imana ishimwe. Reka dusome Timoteyo wa kabiri igice cya gatatu umurongo wa 16 n'uwa 17. Timoteyo wa kabiri igice cya gatatu umurongo wa 16 kugera ku wa 17. 16. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Imana ishimwe. Reka twongere dusome ahandi. Turasoma mu buhanuzi bwa Yeremiya. Ubuhanuzi bwa Yeremiya. Turasoma Yeremiya igice cya mbere, hanyuma dusome umurongo murongo wa 11. Ijambo ry'Uwiteka rienzaho riti, Yeremiya we uruzi iki? Na 12, 11 na 12. Maze ndavuga nti, nduzi inkoni y'umurinzi. Maze Uwiteka arambwira ati, waroye neza, kuko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo nisohoze. Amina. Kuki duhora tubinginga ngo muze? Ubu ngubu mbajije ngo ninde ushaka kubana n'Imana, ninde ushaka kugenda atunganye ashimwa n'Imana n'abantu muri iyi si, ninde wifuza kuzabana n'Imana iteka ryose mu ijuru? Imana yera, haleluya, Imana yera pe, yera, izabana n'abera mu ijuru ryayo. Imana ishimwe. Ari ubyanze? Yes. Kuko hariho n'abatabyumva batabizi neza. Ariko niba mwebwe mwaje mukigomwa, ntimujye muri siporo, hari abayirimo, ntimujye mu bindi, mukaza hano kugira ngo duterane dusenge, nuko muzi yuko Imana ishobora byose, nuko muzi yuko Imana ifite icyo yabamarira. Nibyo? Okay, Imana ishimwe. Niba ari byo rero ariko mubizi, nukuri nzabinginga iteka ryose, nzabibabwira iteka ryose. Ntabwo uzabona Imana utayibonye mu ijambo ryayo, ntibishoboka. Ijambo riratubwiye hano muri Yeremiya. Nguruzi iki Yeremiya? Yeremiya abwira Imana icyo areba. Mu Gifaransa handitse ngo je vois une branche d'amandier. Muri biriya bihugu bitari muri Afurika hari ubwo haza ubukonje. Iyo ubukonje bugiye kuza n'abantu batarabimenya, ibiti biratangira bigatama amababi yabyo, ugasanga igiti kirakokotse neza, kikuma neza. Abagiye i Burayi cyangwa ahantu hakonje mwarabibonye. Ubu ngubu ugiye i Burayi muri aya mezi cyangwa ahandi hakonja, nta giti wabona gifite amababi, kiba kimeze nk'igipfuye neza. Haleluya. Ariko iyo ubukonje burangiye, wenda ugifite iwawe muri jardin, wakwibaza uti iki ni cya giti? Igiti cyumye neza neza, mu kandi kanya izuba ryatangira kuva, ugasanga kizanye indabo, gitangiye kwera imbuto. Isezerano gikomeye. Okay. Noneho Yeremiya rero Imana baza Yeremiya ngo, Yeremiya uruzi iki?
noneho arasubiza ngo ndareba icyo giti, mu Kinyarwanda avuze ngo ni igiti nta kundi twabigenza, inkoni y'umurinzi. Mu Gifaransa bavuga ngo ni cyitwa mandier. Icyo giti rero uko giteye nicyo gisohoka vuba mu rupfu. Amina. Iyo bigeze mu kwezi kwa kane, ibyo bita printemps, ibiti bitangiye kugarura agasura, bakavuga ati abanyaburayi n'abandi bataka Imana ishimwe izuba rigiye kuza. Noneho byagira mu kwa gatanu gutyo, kwa gatandatu gatangira igiti. Icyo giti rero ndimo kubabwira nicyo kigaragaza ubuzima mbere y'ibindi byose. Amina. Nubwo n'ibindi byose bigeraho bikazuka bikabaho, ariko kiriya giti niko Imana yakiremye. Iyo ayo mezi y'ubukonje arimo kugenda ashira, icyo giti mu kanya gato babona pya, bakavuga bati kino giti rero ubwo gitangiye kuzana amababi yacyo barakizi, niho bacungira. Ntabwo bajya kureba ku nturusi cyangwa sipure cyangwa se biriya byera pome n'ibindi, bacungira kuri icyo giti. Ibintu biriya bya meteo itaraza ngo bajye mu buhanga babimenye, kera nicyo bacungiragaho. Noneho bakibona kije bati saye, izuba riravuye, ibintu bigiye gutungana. Imana ishimwe. Noneho rero Imana ibaza Yeremiya. Yeremiya yari ari mu bibazo bikomeye cyane, yihebye apfuye. Imana iramubaza ngo Yeremiya we, urareba iki imbere yawe? Noneho Yeremiya arasubiza ngo ndimo kureba cya giti, mu Gifaransa bakite amandier, ndakibona. Ni nkaho yabajije ngo urakibona kimeze gute? Yeremiya kirasa gute? Ndakibona gitangiye kwera, ndakibona gitangiye kuzana imbuto. Haleluya. None Imana iramubwira rero ku murongo ukurikiyeho ngo Yeremiya we, ngo urabizi yuko iyo nohereza ijambo ryanjye ndikurikirana rigasoza icyo naritumye nk'uko icyo giti kiri. Haleluya. Murimo kunyumva? Kuki tubabwira ngo muze? Turabwira ngo muze kugira ngo mwumve ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riteye ubwoba. Muri Yohani igice cya mbere twasomye ngo iryo jambo, mu Gifaransa bavuga ngo ijambo, cyangwa se mu Kinyarwanda barihaye agaciro, bariha navuga gute, baritandukanya n'andi magambo yacu. Niyo mpamvu mbese mu Kinyarwanda babyita ijambo nk'izina propre, nk'uko Kamanzi Theophile, kandi nibyo koko Imana ishimwe. Ariko ngo iryo jambo ni Imana, rihorana n'Imana, ryahoranye n'Imana. None iryo jambo ryaje, iyo ukomeza ugasoma hepfo ngo iryo jambo ryaraje, noneho ngo abo riziye ntibarimenya, bararyanga, bahora mu mwijima. Imana ishimwe cyane. Ijambo rifite ubushobozi iyo uribwiwe rivuye mu ijuru, kandi nawe warihaye agaciro. Umwuka w'Imana arigenderamo, Imana ishimwe, agakora ibintu bitangaje mu buzima bwawe. Murimo kunyumva? Agakora ibintu bitangaje mu buzima bwawe. Muri Timoteyo ngo iryo jambo Imana yarishyiriyeho kuduhindura, rifite ubushobozi n'ubutware bwo kuduhindura. Haleluya. PPP. Reka mbabwira akantu gatoya k'iryo jambo, nubwo ngewe ntari satisfait, nifuza yuko turishyira mu bikorwa rikarenga ibyo tuzi, kuko rirabishoboye. Ijambo ry'Imana nta mupaka rifite, rifite ubushobozi bwose. Imana ishimwe. Urebe imyaka umaze ukijijwe, hari ibyo wagiye ureka uta. Haleluya. Hari ibyo wagiye uta. Ushobora kuba uranywaga inzoga ukaba utakizinywa, kandi ntabwo bakubaza cyangwa ngo baguhe umuti, ahubwo wizeye iryo jambo hanyuma riraguhindura. Haleluya. Ushobora kuba muri iyi minsi ureba umudamu cyangwa umudamu ukareba umugabo, kera ufite amaso yamurebaga mu bundi buryo, uyu munsi ukaba utakibifite. Ntabwo bakubaza umutima ngo baguhindure no mu bwonko,
ni ijambo wumvise rifite ubushobozi, ndababwiza ukuri. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Rifite ubushobozi. None rero muri iyi si Bibiliya itubwira ko hari abantu b'inyamaswa, abantu b'ibikoko batagira iryo jambo, bataryizera. Kandi ntabwo ariko dushaka gusa, turashaka kubahwa n'Imana n'abantu muri iyi si tugendamo. Isi ifite ibibazo byinshi cyane, bidutera ibibazo, biduhagarika imbere, tugasanga amabariyeri kugira ngo tubashe guhitaho. Haleluya, munyumve, kugira ngo tubashe guhitaho. Iyo udafite iryo jambo, utateye intambwe ngo uhite, urapfa. Ariko kugira ngo uhite udafite iryo jambo, nuko usa n'isi, haleluya, kandi ukabura ubugingo buhoraho. Ariko noneho kugira ngo ubashe guhita, ni uburenganzira bwacu bwo guhita kuri iyi si tugakomeza tukajya imbere. Haleluya, Imana ishimwe, ni uburenganzira bwacu. Imana rero hari inzira yaduhaye ijambo ryayo kugira ngo turyizere, ridufashe kunyura muri iyi si twemye tuzagere mu ijuru. Umuntu utumva ijambo ry'Imana rero, ni ukuri, umuntu utumva ijambo ry'Imana, simbizi, ni ukuri, wahagarara ute kandi witwa ngo uri umukristo? Niyo mpamvu rero buri gihe tubabwira ngo muze twumve ijambo ry'Imana. Yesu Kristo yarigereranya nk'umutsima. Ushobora kuba ubyibushye ufite ibiro 100, ufite imodoka ugenderamo sinzizi, haleluya, ariko Imana yakureba kumva ushonje, kuko uhagijwe n'ibishyimbo n'amafaranga na byeri n'ibindi byose. Ijambo ry'Imana ryo rishobora kuduhaza. Ukabona umugabo cyangwa umudamu ufite ibiro 45, ariko yuzuye ijambo ry'Imana, arategeka iyi si. Haleluya. None rero abantu b'Imana, ndabinginga nciye bugufi cyane, kugira ngo rwose uyu muco tumaranye igihe wo gusuzugura ijambo ry'Imana, ntumbwire ngo njye gushaka abataje aribo mbibwira. Oya, ushobora kuba nawe ejo Satani aguteze, ejo ntuzaboneke. Reka rero nguteguze hakiri kare ku muti w'ibibazo byose ufite bibonekera muri iri jambo. Ndakubwiza ukuri, ibyo ni ukuri nkubwira. Ntabwo nubwo wajya hehe, nubwo wajya kwa Yongisho, nubwo wagira ute bagusengera bakurambikaho ibiganza, bakuhagira bagira gute, nubwo watanga amafaranga, ntacyo azakumarira, ntacyo uzavanamo. Haleluya, ndaguhakaniye, kuko Imana iha umugisha utanga, ariko yubatse kuri iri jambo rihagazemo neza. Noneho ugatanga, ukagira icyo ukora, ariko ubiheshejwe no kumvira iri jambo ry'Imana, aho hari ubushobozi, hari umugisha uteye ubwoba. Ariko noneho kugura, simbizi uko nabyita, kutaryumva kandi ugashaka umugisha w'Imana, ndaguhakaniye rwose, wirorerere, urata igihe. Iri jambo Imana ishimwe. Niyo mpamvu rero tubinginga, niyo mpamvu tuba twaje, duhimbaza Imana, itunezerwe, twumve ijambo. Haleluya, icyo, amina. Mureke turikomera amashyi, nukuri pe. Ijambo ry'Imana turikomera amashyi. Nukuri ndumva binyuzuye, nta marangamutima mfite rwose. Nk'uko tugira ukwezi k'umuryango, twari dukwiye kugira ngira ngo ukwezi kw'ijambo. Ijambo pe tukarisoma, tusinzi uko Imana izatuyobora, ariko tukariha agaciro, kuko nicyo kibazo dufite. Amina, Imana ishimwe. Iyo yari parenthèse, Imana ihabwa icyubahiro cyinshi cyane. Ari ijambo Imana yaduhaye, uyu mwaka yaraduhaye ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Ni ijambo Imana yaduhaye, n'ubundi ridufasha gukomeza urugendo rwacu rw'agakiza tukazagera mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Ntabwo dushobora kwiyobora muri ubwo buryo ngo dukore uko dushaka, Imana ishimwe, ngo tuzagere mu ijuru. Ntibishoboka. Ijambo rifite imbaraga. Ubu noneho Imana ifite impamvu noneho mu ijambo ryayo idusaba gusenga. Imana ishimwe cyane. Noneho ariko kandi naba n'ibindi. Gusenga ni ibintu
binaniranye, ni ibintu bituvunnye, ni ibintu abarokore benshi batinya. Amina? Pe, batinya pe. Tuvuga gusenga, hanyuma mu bantu tungana gutya, abaza turabaza. Satani rero ni umutekinisiye mu bibi, abazi aho duvana umugisha akahafunga, tukajya mu bindi, tugakomeza tukumva ari ubuzima busanzwe. Niba mvuga gusenga, ni gusenga mu buryo bwose. Ari ugusenga turi mu modoka, gusenga turi ku kazi, dusenga twirije ubusa, gusenga mu buryo bwose. Nta kintu nigeze mbona Satani arwanya ku barokore nko kubabuza gusenga. Imana ihabwa icyo cyinshi cyane. Ariko noneho ndibaza, kuki biduca intege? Kuki gusenga tutakunda gusenga? Imana ishimwe. Ni iki Satani adushyira imbere akadutinyisha kugira ngo, kuko nta nubwo navuga ngo ni inzara iyo twavuze gusenga. Imana ishimwe cyane. Kuko ndakubwiza ukuri, ushobora kuva hano, haleluya, ushobora kuva hano ufite itike gusa, ukagenda ugataha Kampala kandi ukumva nta kibazo bifite. Ndetse wanakomeza ukagera na thank you mama. Imana igumugisha. Imana ishimwe. Haleluya. Yumvise mvuga nabi nkeneye amazi. Nuko nembonye mufite amatsiko. Imana igumugisha. Haleluya. Reka nongere mbabwire. Ushobora kuva hano ukajya Kampala ufite itike yonyine, nta kasoda cyangwa kandi ukumva ugomba kujyayo kuko ufite impamvu. Haleluya. Uhagize umuntu ukubwira uti ngwino nguhe ubwenge bwo gucuruza uko bacuruza amazi Kampala, umuntu agakira. Utariko rwose n'ukuri mfite itike gusa nayo ngiye kuyisaba ukayibona, ntabwo uzatekereza ngo sinjyayo kubera yuko nabonye ibihumbi 10 bya tike gusa, noneho mbuze wenda 3 cyangwa 5 byo kugura akantu mu nzira. Ibyo ntabwo uzabireba. Hari kigukuruye, amina, kigukuruye cyane ko umaze iminsi udakora, ushaka ubwenge bwo gucuruza kandi barakubwiye nguze kandi ufite, uzabikora. Ushobora no kugera Kampala, reka ngusetse, ushobora no kugera Kampala wa muntu akaguhamagara akavuga ati we nungutse ubundi bwenge, ahubwo noneho unsange Nairobi, noneho ugende baguhitike gusa. Ntabwo uzahagarara. Ndavuga ukuri, uzajyayo. Imana ishimwe cyane, kuko hari agaciro wahaye ibyo ujya gushakayo. Ikindi nanone hari agaciro wahaye ubikubwira. Haleluya. None Imana rero iratubwira ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Ni Imana ibitubwira. Kandi turasaba nde? Turasaba Imana. Turashaka nde? Turashaka Imana. Turakomangira nde? Turakomangira Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Noneho mu gusesengura kwanjye ndabaza, ariko kuki ibyo gusenga bitugora? Noneho mishurirwa iki? Ntabwo tuzi iyo Mana. Nubwo tumaze imyaka 30, ntabwo tuzi ko iteye, ntabwo tuyisobanukiwe, ntabwo tuzi utubwira ngo nimusenge, nimushake, nimunkomangire. Ntabwo tumuzi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ntabwo tumuzi. Twakabaye tumumenya. Ntabwo naribajije, wakujyana nko muri entreprise runaka iriho imiryango myinshi. Murabizi ko muri iki gihe niyo ugiye ku murenge cyangwa ahandi, bagenda bandikaho ngo executive tata ushinzwe ibi. Sibyo? Nibyo? Reka tuvuge ko ugiye muri MVK, ukaza kuhanyura, ufite ikibazo,
warakijyanye kwa nyuma kumikiranga, warakijyanye muri serire biranga, ukijyana muri segiteri biranga, district biranga. Noneho rero uragiye rero utireka none nkigeze muri MVK. Noneho wagera muri MVK ugasanga hano meya w'umujyi hari icyapa, sibyo? Hanyuma hano hakaba ushinzwe abakozi, ushinzwe isuku, ushinzwe tatata. Haleluya. Watoranya hehe? Aha. Kuki waba utoranyije kwa meya? Reka mvuge ko na mbese ni urugero siko biri. Reka mvuge ko na izo institution zose ziri mu nzu imwe na presidence. Noneho hano bagasanga president de la republique. Watoranya hehe? Kubera iki? Yes. Kuko umuzi ko afite ubwo bushobozi burenze abandi bose bwo kuba yakemura ikibazo cyawe. Haleluya. Noneho rero ndibaza kutasenga, kudashaka kwegera utubwira ngo nimuze munsabe, nimuze munshake, nimunkomangire, iyo biduca intege kuko tutazi umuntu bitubwira uri inyuma y'urwo rugi. Ntabwo tumuzi pe. Ntabwo tuzi Imana yacu ko ifite ubushobozi. Ntabwo tuzi Imana yacu ko ari yaremye ibi bintu byose. Burya kumenya ibintu ushobora kubimenya kuko wabyumvise Yongisha bivuga mu gitabo cyangwa ikindi, ariko nta experience bwite bwawe ufite. Haleluya. Ukavuga uti ni ukuri nta handi nashakira. Amina. Nta shwa, nta mahitamo mfite. Haleluya. Nta mahitamo mfite, ni ahangaha honyine. Haleluya. Abantu babaye muri jenoside bareya n'abandi nanjye. Nta babyeyi turi kumwe, nta nshuti turi kumwe, bararara, barabyumva. Twari dutumbiriye Imana yonyine gusa. Hari ubwo n'Imana batera ibyo bibazo, reka mbivuge, kugira ngo noneho ibagarure, itugarure, itwereke ko ari ifite ubwo bushobozi. Pe, ugakubita agafunga. Reka mbaho urugero, nako si urugero, reka nguhanurire. Amina. Haleluya. Ikibazo cyose wari ufite cyakunaniye, barasenze umutwe wazanye uruhara nk'uwanjye, ariko nigikunda nguha iminsi 2 gusa. Ntufate icyumweru, reka ngusetse n'iminsi 2 reka nyikureho moja tu. Noneho ibintu byose ubyigizeyo, basobanyu bigizeyo. Haleluya. Amafaranga muri banki yigizeyo, abukorera ubigizeyo. Imana ishimwe. Ugenda yukubita imbere y'iyo Mana ngiye kukubwira uko iteye. Haleluya. Urasubizwa. Impamvu dusubizwa nuko ari yitubwira iteye icyo ngiye kubibereka ngo nimunsabe ndabaha, nimunshake murambona, nimunkomangire ndabakingurira. Iyo Mana ntabwo ijya yivuguruza, ahubwo igituma tutabikora nuko ngira ngo dukeka tuyigeranya n'abashumba, muyigereranya nanjye. Kuwa gatatu nabwiye abana mwarete sha mukajya mwisengera. Ndabasengera nibyo, ariko hari ubwo uzaza kunsaba gusenga ko ngusengera ku kibazo runaka, usange nanga icyo kibazo jiti cyufite ari cyo mfite. Yes. Ubwira ngo Mana wanjye rwose ubu ngubu wari ukwiye kuza tukazireba hejuru twese, ahubwo mbabarire wowe wigiyeyo kuko urandushya kandi nari natangiye ngewe. Yes. Nibyo. Mbabarire nanjye niba bakwirukana mu nzu nanjye barimo kuyinyurukanamo. Ubwo rero ugenda upfuka mubwira iyo Mana nanjye umbabarire nari natangiye kuva ejo, windushya nzagusengera ndangije. Ni Kamanzi. Haleluya. Ni Kamanzi Theophile. Ariko Imana mbabwira ni Imana iteye ubwoba. Ni Imana y'ubushobozi bwinshi. Ni Imana itagiye yica amasezerano yayo. Ubwo itubwira ngo nimunsabe ndabaha, nimunshake murambona,
nimunkomangire ndabakingurira. Aleluya. Ubwo yabivuze ni imfura ntabwo ijya ihindura amagambo. Ntabwo bishoboka. Sindabibona, ntabwo ndabona personnellement, ntabwo ndabona Imana imbwira ikintu ngo nyihorere, ngo sinkibone. Ntabwo hari nubwo mbyibagirwa ikagaruka. Hari ikintu Imana yigeze kumbwira kera 2007, kubera ko cyari gikomeye, noneho ncika intege no kucyizera birananira. Ariko hashize imyaka myinshi, 2007 kugeza ubu ngubu si imyaka 8, sibyo? Nibyo. 2007 kugeza 2016 ni imyaka ingahe? Ni imyaka 9. Mvanyemo 2. Karibu yaje kunkomangira, ubwo ni imyaka 7. Nyuma y'imyaka 7 iratangira garuka. Umva ubupfura bw'Imana. Iratangira garuka ati no ariko sha ubimeze gute? Tangira kubinteramo tararara. Dore niriyanzu niriyanzu ndimo kubaka. Byarananiye numva bidakunda. Haleluya. Kuko narirebaga ngiyewe pasiteri Eglise Apostolique nubaka inzu muri uyu mujyi, numva bicitse nkaza rero Imana yamayiseza ariko bitandimo. Ariko ibonye imyaka irimo, umva ubupfura bw'Imana. Muri 2014 dutangira, iratangira ishotoza umuntu najyaga ngaburira. Urabyumva? Umuntu najyaga ngaburira, nahaga imyenda n'inkweto w'amafuti umufundi ukorera 3 araza abona inzu ndimo arambwira ngo ariko pastor ngo nukuri ngo inzu ntabwo igukwiriye. Umva nibyo mubaze media nuko yambwiye ngo inzu ntabwo igukwiriye nukuri. Uragendera mu modoka rimwe mbona ugendera muri benzi ubundi ukadarara, uri umugabo w'icyubahiro turakubaha, ariko inzu ntabwo igukwiriye nukuri. Ye baba we numva ndapfuye. Kuva uwo munsi ndabona niko uranyishe nibyo, ariko nshakira umufundi mu bintu by'ubusazi. Uwo mufundi kandi ibyo yankoreye sibyo ndi mubu gusa, yagira ngo Imana insukume urukundo rwayo. Amina. Kuko yo irasezeranya kandi igasohoza, ntabwo tuyizi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma kandi ikindi kitubuza, kidutera ibibazo, ntabwo tuzi abo turi bo kuri iyo Mana. Relation zacu n'Imana, twe n'Imana ni izihe? Turababuyi iwe mu rugo, turabacakara, turi Imana ishimwe, turabana bayo. Yes. Reka dusome ijambo ry'Imana. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana Yohani ubutumwa bwiza. Turasoma umurongo wa 12 n'uwa 13. 12 13. Yohani igice cya mbere 12 13. 12 haravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Imana ishimwe. Umva abo turi bo. Nasabye Imana ngo Mana ijambo mvugo wampaye umbabarire uruherekeze kugira ngo ntiryongere kumvikana uko twari dusanzwe turyumva. Ushobora kuba iyi verse tugusomeye urayisoma inshuro nyinshi, ariko ntacyo uvanamo. Ariko ndasaba Imana yo mu ijuru kuba umwuka wera kugira ngo ugire icyo uvanamo. Noneho Imana ishimishwa nuko ufite intambwe uteye uyitereshejwe nuko wumva ijambo ry'Imana cyangwa uryizeye. Imana ihabwa icyo cyinshi cyane. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo no kuva hejuru ijambo ryari rihoranye n'Imana, ryari Imana. Imana ishimwe ni Imana, ryaje mu isi. Imana ishimwe cyane. Noneho abo riziye kandi ryaje ari umucyo,
abo riziye bararyanga. Imana ishimwe ko twe twaryumvise tukaryemera. Umurongo wa 12 uratubwiye rero ngo icyakora. Murumva icyakora bishaka kuvuga iki? Ngo ariko nubwo bimeze gutyo, haleluya, ariko nubwo bimeze gutyo hari abaryakiriye. Aha, isi iraryanze bararararara, ariko mu ijuru baravuga ngo icyakora nubwo bimeze gutyo hari abaryakiriye. Noneho abaryakiriye rero bigenda gute? Abaryakiriye, haleluya, Imana yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Alo, munyumve, kuba kuba reka, haleluya, reka nguhe nk'urugero. Reka mfate piye, ngwino nawe vu madamu. Urabona uyu madamu ni madamu wa Deusi. Ni umudamu rwose wujuje ibyangombwa byo kuba umudamu. Imana ishimwe cyane. Uyu Peter nawe ni umusore rwose, ni ukuri uteye ubwoba, haleluya, uhora yuzuye, afite nawe ni umugabo. Imana ishimwe cyane ko yes, Imana ihabwa icyubahiro. Noneho rero reka niyite Imana. Amina. Ubu kandi afite uko yambara, afite byose. Hari naho wagera utari umudamu bakakwirukana. Yes. Harya babyita ngo iki? Bya bindi mujyayo ni mugoroba bagiye gushyingirwa. Bya bindi najyagamo mukampeza naguherekeje. What? Ibyo ari byose twigeze kujya mu bukwe ngira ngo bwa Shukuru, ndamuherekeza, hanyuma bambiza hanze na muzehe ise wa Shukuru, bo barinjira kuko ari abadamu. Donc aho kubw'umuco wacu hariho aho bagera tutagera, ariko nabo nuko. Imana ishimwe. Reka noneho rero tugiye muri brarara simbizi kwa, haleluya, kwa Sandrine. Okay. Ntabwo yabyumvise, yararangaye. Nakubwiye ngo mama wawe rwose agiye kugushyingira, noneho habaye bride. Okay. Amina. Ubu rero noneho uri inshuti ya Pierre, ariko ni umugabo. Amina. Haleluya. Noneho Pierre azambwira ati rero pasiteri, nubwo usukuma ngo ngiye muri ibyo ngibyo, ngiye ndi umugabo, barampeze inyuma y'urugi. Noneho rero mbwire Peter, nabwira ngo aroro Peter, nguhaye ubushobozi bwo kuba umugore. Yabyanze. Ni urugero ntanga, nguhaye ubushobozi bwo kuba umugore. Imana iravuze ngo nguhaye ubushobozi bwo kuba umugore. Peter rero yabaye umugore, yari umugabo, bigenda gute? Oya, mbere yuko yinjira se ntibamureba? Azajyayo n'ubu bwanwa? Azajyayo afite uko ateye simbizi? Azajyayo nta gituza cy'abadamu afite? Nubwo yavuga ati ubu ngewe rero nitwa Pierine, reka mbyite gutyo, ndi umugore, bazaba ngo no, ntabwo uri we. Imana ihabwa icyo cyinshi cyane. Ariko none ikitunanira nuko ya Mana tutazi ifite ubwo bushobozi bwo kuduhindura, bwo kuduha ubushobozi nk'uko Imana yavuga ngo uyu munsi ntabwo ari bya bandi nyambona b'Abanyamerika nanga. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kubigisha ngo Imana ifite ubwo bushobozi, ndajya kubibereka mu kanya. Ifite imbaraga, ifite ubwenge, ifite siyanse ziruti za Einstein. Iteye ubwoba, iri hejuru ya byose. Haleluya. Imana itubwira ngo cyokora
abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, bwo kuba abana banjye. Icyo kidutere kuyegera. Imana ishimwe, mwigendere. Icyo kidutere kuyegera, kuko ikitwica nuko urareba, tuzi ko ari Imana nziza, Imana yera, Imana iteye ubwoba muri ubwo buryo. Ndi umwana w'Imana njyewe, byashoboka biti? Kamanzi asoma ijambo ry'Imana ngo noneho ngo abakizwa muze mwature, subiramo, mukanya tugiye kubatiza, tubashyire mu mazi. Ibi birangira umwana w'Imana? Mpinduke, aha niho mvana ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Noneho tukabica amazi, nabo tubibwira hanze bakaduseka, turacyabona uracyafite metero zingahe, parararara. Ntabwo ari byo. Ariko reka mbabwire, hari ubushobozi iyo uramutse ubyizeye. Icyo mbabwira ntabwo ari iby'inyuma, ni iby'imbere. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ariko torero apostolique, ubu ndumva nuzuye mugani wa Peter, kandi numva nuzuye kwigisha. Mwagiye munkoresha nkabigisha mu manywa na nijoro, maze nkaruha njyewe. Mwagiye muza nkabigisha, mwagiye muza nkabigisha isaha iyo ariyo yose. Nubwo wanyubakira akariri hano, nkababona nkabigisha. C'est mon appel, j'aime ça. Imana ihabwa icyo kishi cyane. Ikitwica rero nuko tutazi ijambo ry'Imana n'urivuga. Imana ishimwe cyane, iryo jambo rifite imbaraga. Nahuye n'ijambo ry'Imana imbere ya jenoside, mushiki wanjye ahunga, ngira ubwoba n'abandi. Noneho njya gusenga Imana. Imana mbakurikiye, Imana isubiza mu ijambo, irambwira ngo wigenda nzakurinda. Kandi narabibonye we. Nshaka kuva muri quartier nari ntuyemo, interamwe zanteye, njya gusenga mbazi ko bimeze. Haleluya. Imana irambwira ngo no quitte pas ce quartier, nzakurindira. Niko byagenze. Donc Imana iherekeza ijambo ryayo iyo yari kubwiye, ukaribona mu buryo bufatika. Haleluya. Imana ishobora kukwambika. Sinzi umwana uherutse kubona nambaye ishati nshya, ubanza ariye. Ubanza ari Louise. Tata we, Pasteur no yambaye ishati nziza. Yavuye mu ijambo. Mperutse kujya Kibungo, haleluya. Ntabwo binkoze isoni rwose. Ntabwo njya nigurira imyenda. Ningi ntabwo ariyo niguriye, n'inkweto ntabwo naziguze. N'ishati nabivanye mu ijambo. Mperutse kujya Kibungo ndabigisha neza, barampfunyikira kado. Ngeze hano mfunguye sanga harimo ishati. Ntabwo ari nziza se? Yes. Ya myenda yose mujya mbona nambara rarara, nta na rimwe madame témoin ntago nayabona. Haleluya. Sinayabona. Ni Imana ibimpa, ni Imana inyambika kubw'ijambo ryayo. Uko hari umunsi umwe yigeze kumbwira ngo lese tu naranze, nzagutunga, ndashaka fuso kugira ngo complete Imana, ndashaka buryo Imana irabikaraba byose. None birangije ndamanika amaboko. Ntabwo ndaburara, sindabura silence yo kwivuza, ntabwo ndambara. Abana banjye abatiga n'akazi kabo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nta kindi kibimpa, ni ijambo. Niyo mpamvu rero buri gihe tubinginga ngo muze mwumve ijambo, muze mubone ibisubizo mu ijambo. Biriya byo twara murete franga gutwara, ntabwo ntacyo bivuze, ni by'akanya gato. Yes, ariko ijambo urarifite mu mutima wawe. Haleluya. Ijambo rifite mu mutima wawe riragutabara hose. Muzabaze mama koko ni uzi kuvuga inkuru. Muzamubaze, arandusha, ntabwo nzi kuvuga. Muzamubaze ukuntu Imana yadutunze mu gihe cya jenoside. Ndababwiza on était très riche, twari abakire. Nari mfite amadolari. Wabona umuntu ini kuzina akareba umuzungu w'umuvuzi
muri Belgique. J'ai une cousine mfite mubyara wanjye wo mu Bubiligi. Byabaye c'était grave. Ahura umuturanyi we yari umuganga, Médecins Sans Frontières. Aravuga ati ngiye mu Rwanda niho banyohereje. Atayiwe mfite yo mubyara wanjye. Urabyumva? Abase muyiheka hamba ati ntago mpazi pe. Noneho arampfunyikira amadolari ashyiramo n'imyenda y'imbeho nirarara ntabwo yaraza hondi kandi nari ndibyumva n'abana bato. Urabyumva? Umuzungu araza, Imana iramuza, Imana iteye ubwoba, Imana imuzana mu nkambi y'ibyumba. Rimwe ndi muri brende yanjye, umwana w'inkotanyi araza arambaza kuko twari twanditswe naho dutuye. Arabaza ngo niwe Kamanzi? Ni ati mfite ibaruwa yawe. Okay? Ibaruwa rero envelope mfunguye nsanga ninde ndamubona ko ari mubyara wanjye. Aranyandikira, nukuri niba ukiriho rwose ibintu byinshi nkoherereje intashyo ariko nta ntashyo zirimo. Noneho rero ubwo twari twiriwe dusenga elela uko byari byadukomeranye, twari twiriwe dusenga twirije ubusa. Tukiri mu masengesho uwo musirikare nibwo yaje azana iyo envelope. Noneho ndabisuzugura mbyereka mama koko. Noneho tujya inama atari ko se niba yashyizemo intashyo ubibona byanditse wakurikiye uwo muzungu. Okay, nicyo ni igitekerezo. Mfata yabaru ndagenda aho babagiraga abantu ndamutegereza araza. Ndavuga ndi Dr. Kanaka ati ni hari baruwa nitwa Kamanzi Theophile. Le cousin de Goretti, yes. None hari ibintu yanditse hano hasi ni mu Kinyarwanda reka ngusobanurire nibiki. Atunyita ikise nzi ubwenge ntago nari kubiha bariya. Ati ndegeza gato tujyana aho ncumbitse. Ye baba we ngerayo arampaye amadolari, yamaye amadolari 120. Icyo gihe yarateye ubwoba, amagipfunyika cy'imipira y'imyenda. None ndavuga ngo Mana ndakubonye niriwe nsenga narayavamo uransubije. Imana ihabwa icyo kishi cyane. Unkirije abana mbonye amata mbonye ya. Rero ndavuga ngo gucika intege zo gusenga nuko tutazi iyo Mana uko iteye. Ndakubwiza ukuri pe, wakayimenya ko nta handi washakira. Ntago twavuga gusenga ngo wirirwe wirukanka urangiza inkweto n'ibindi byose kandi uzi nuko utabimenya. Dufite Imana isumba byose, dufite Imana y'ubushobozi, dufite Imana y'igitangaza. Haleluya. Yes, kandi turi abana bayo. Yaduhaye abamwizeye, abizeye Yesu Kristo bose yabahaye ubushobozi bwo kuba. Haleluya. Bwo kuba nuko navuga ngo iyi ni bafu nyihaye ubushobozi bwo kuba imodoka bigahita biba imodoka bigahinduka. Ibyo yarabiduhaye mu bushobozi bwayo nk'Imana kandi tubivana mu ijambo ryayo. Haleluya. Haleluya. Mwambabariye Eglise Apostolique mugahaguruka noneho mukizera ko muri abana b'Imana, mukizera yuko papa wacu wo mu ijuru uteye ubwoba nk'uko mbabwira. Ayayay, ese urajya wa mugani urajya gukomanga urindi ngaho. Iyo ngiye ku rugi ngo ta ngaho ngiye kwa gaku we ngaho ndakomaze papa ta ubwo uzankingurira utabanje kumbaza uwo ndi we. Yes. Iri jambo ifite abo yarihaye. Yes. Ni abana b'Imana. Haleluya. Nubwo waba ugitaguza nta kibazo ariko taguza. Hari umuntu w'Imana ugeze kutwigisha hano ngo tudandabiranire muri Yesu. Uriya Joseph w'Umugande. Tudandabiranire muri Yesu. Mudandabirane muhure nibiba ariko uri muri Yesu Kristo. Aragutabara vuba. Haleluya. Aragutabara vuba. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse muri Zaburi. Zaburi 139. Kandi turabatiza ndabinginze tugume hano duherekeza abana bacu bagiye kubatiza. Zaburi 139
soma igice umurongo wa mbere ugere ku murongo wa 12 usome neza witonze ariko wihuta. Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, umenyera kure ibyo nibwira. Ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire, uzi inzira zanjye zose. Kuko ijambo ritaraba mu rurimi rwanjye, uba umaze kurimenya rwose Uwiteka. Ungosa inyuma n'imbere, unshyizeho ukuboko kwawe. Kumenya ibikomeye bityo ni igitangaza kinanira. Kuransumba simbasha kukugeraho. Ndahungira umwuka wawe he? Ndahungira mu maso hawe he? Nazamuka nkajya mu ijuru uriyo. Nasasa uburiri bwanjye ikuzimu uriyo. Nakwenda amababa y'umuseke ngatura ku mpera y'inyanja, aho nawe ukuboko kwawe kwahanshorerera, ukuboko kwawe kw'iburyo kwahamfatira. Nakwibwira nti nukuri umwijima niwe uri buntwikire, umucyo ngose uhinduka ijoro, n'umwijima ntugira icyo uguhisha, ahubwo ijoro riva nk'amanywa, umwijima n'umucyo kuri wowe ni kimwe. Amina. Imana mbabwira itubwira ngo yaduhaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, niyo ntaho tuyihishira. Ikuzimu iriyo, hasi y'inyanja iriyo, mu ijuru iriyo, kuri iyi si iriyo, aho ukorera hari. Noneho nabitekereza ndavuga ngo Mana ni ukuri nta yindi choice mfite, ni wowe gusa. Yes, urajya he? Nta yindi. Burya iyo umuntu akijijwe ni nkaho wavuga ngo watanga nk'itangazo, aba bana bagiye kubatizwa mumenye ibyo, ugatanga itangazo kanaka tararara ibintu byose birarangiye, niyo ngiyo yonyine. Amina. Nta yandi mahitamo, niyo. Haleluya. Imana ishimwe. Bariya n'abana bagiye kwitegura kubatizwa mu bihorere, ko tugiye kubatiza none. Ntibe baderanje, mureke bagende. Imana ishimwe. Iyo niyo Mana yonyine. Amina. Mwumvise? Nta handi wayihungira. Imana ishimwe cyane. Rero ibyiza nuko uza uko byagenda kose. Haleluya. Uko byagenda kose. Uri n'umwana sha, ntabwo ari byo ntuzongere, kuko niko ijambo ry'Imana rivuga. Pastor arasetsa mbivuyemo. Nirwa ringinga yewe kagira Imana mwe ariko urihemukira burya kuva ku Mana ni muri abantu bagiye mu magaraje. Hari ikintu sinzi uko bakita, iyo bagiye gusiya cyangwa baragikaraga kigafata icyuma cyane. Eto. Urumva? Sibyo ndugu. Eto ni ibyuma biba bifite nk'ibihanga bibiri. None bukaba bafite ukuntu bagenda babikaraga bikegerana. Icyo bashyizemo hagati bakagifunga kugira ngo noneho babashe kugikata bagikora uko bashaka. Alors, iyo umuntu rero uvuga ngo ni umuntu w'Imana, ukava ku Mana, ya eto ibibazo ntabwo urimo kubifungura, ahubwo ukomeza kubifunga cyane. Haleluya. Noneho Satani abakubonye uburyo no kukwica yakwica mu buryo fizike. Amina. Nsomera 13 na 16. 13. Kuko ari wowe waremye ingingo zanjye, wanteranirije mu nda ya mama. Ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza. Imirimo wakoze ni ibitangaza, ibyo umutima wanjye ubizi neza. Igikanka cyanjye ntiwagihishwe, ubwo naremerwaga mu rwihisho, ubwo naremesherezwaga ubwenge mu byo hasi y'isi. Nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe. Imana iguha umugisha. Imana ishimwe.
ni ijambo rikomeye ryanyeretse nanone ubushobozi bw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro cyinshi cyane. Imana iratubwira ngo ni nge wakuremye, haleluya, ni nge wakuboshye mu nda ya nyoko. Uzi kubaho ibyo ari byo? Ni bande bigeze babaho imisambi? Angeze ngo yarazamuye. Acha we. Donc bafata utuntu donc ukaboha cyangwa imipira. Mama kera yajaga tubohira imipira y'imbeho, akafata inshinge ebyiri n'ikizingo cy'urudodo, agira gutyo mu kanya gato ukabona arakwambitsa umupira wuzuye. Na papa yajaga mudodera imipira y'imbeho myiza cyane. Haleluya. Ibyo nibyo nita kuboha. Imana iratubwira ngo yarakuboshye mu nda ya nyoko. Ntabwo iso na nyoko ari bo bakuboshye, waboshywe n'Imana mu nda ya nyoko. Umva iyo Mana uko iteye. Doko ifata impyiko, ifata umwijima, ifata umutima, ifata ibihaha, ifata amara, ifata amagufwa, ifata amaraso, ifata mu nda ya nyoko. Haleluya. Iyo niyo Mana nkubwira, itubwira ngo munsabe ndabaha, munshake murambona, munkomangire ndabakingurira. Bantu b'Imana, Imana ituri hejuru, ntaho duhuriye rwose. Kuba imanuka igaca bugufi n'ubuntu bwayo gusa, ni igitangaza. Haleluya, haleluya. Ku murongo wa 16 haranditse ngo igihe wari mu nda ya nyoko ngo umeze nk'amazi atetema. Abadamu murabizi, inda y'ukwezi kumwe amezi 2 uko biba bimeze, niko byanditse muri Bibiliya. Ngo igihe ngo wari udafite forme, ngo umeze nk'amazi atetema mu nda ya nyoko, nari inkuzi. Haleluya. Iyo Mana rero niyo ikubwira ngo ngwino sha, ngwino usabe, ngwino usenge, ngwino unkomangire, mfite ubushobozi, ibyo ushaka ndabiguha. Amina. Wumve iyo Mana ikuzi muri ubwo buryo. Imana yakubwiye ngo aho wajya hose uribeshya, hose ndahari. Ari abana bajya bava hano bagahunga bakajya muri Amerika cyangwa ahandi nkaho, bagira ngo Imana ntiriyo. Iriyo. Haleluya. Ari umuntu ugeze kunzeta ngo w'umurokore, ngo yahura n'undi w'umurokore muri Amerika, noneho uciye akenge cyane kumurusha. Ngaravuga ngo kana nukuri, ngo uzi ko hano muri Amerika ngo nukuri ngo nabonye shitani igenda n'amaguru. Ndababwira ukuri, baraganira byinshi. Ese amakuru y'iwacu iriya turabaraho inaha sumeze utari. Ati nabonye shitani igenda n'amaguru, bya bindi bajya batubwira narabibonye bigenda n'amaguru. Ariko Imana ishimwe aho Imana yari ihari, kandi Imana yaramurokoye, wari ku murongo. Turayihungira hehe? Imana ihabwa icyubahiro cyinshi cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Imana umunsi umwe murabizi Dawidi yabwiye Imana ko ashaka kuyubakira inzu. Hanyuma none Imana yabwiye iti ntabwo uzanyubakira, ahubwo n'umuhungu wawe uzanyubakira. Hanyuma noneho Salomoni ko karabikora, arangije inzu yuzuye. Ndabereka ubushobozi bw'Imana. Inzu yuzuye ajya kuyisengeramo, asaba Imana ngo buri muntu wese uzajya winjira muri inzu afite ikibazo akagusenga uzajya umwumva mwami. Ariko noneho Imana yumva Salomoni arimo afite akantu kakuka kabasha kuyigereranya n'umuntu. Noneho Salomoni avuga ibintu biteye ubwoba. Aravuga ngo Mana, nubwo ndimo kubigusaba ndabizi uteye ubwoba, iyi nzu nubatse n'intoki zanjye ntiwayikwirwamo. C'est écrit, ntabwo wayikwirwamo, kuko uri Imana y'ubushobozi, Imana iteye ubwoba, ntabwo wayikwirwamo. Ijuru uryicaramo, isi kaba intebe y'ibirenge byawe. Ni iyihe nzu wakwirwamo uretse iyo wiyubakiye? Abizeye Yesu Kristo, icyakora abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo ADN y'umurokore
ikwiye kuba ADN y'amaraso ya Yesu Kristo, kuko niyo yatugira. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Noneho kamere yawe n'ibindi byawe byose bisuko. Haleluya. None ndabingize, reka ndangize. Sivulo nimubishaka, mwumva ibimubishaka, muzaze kwa gatatu. Muzaze kwa gatatu. Kuko ntabwo dushobora kuba tutabonye ijambo ry'Imana, tudafite ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka rero mvuge ngo ibi ni ukuri. Ntabwo Imana yibeshya, ntabwo bishoboka. Ntabwo Imana ijya yicuza ibyo yavuze. Imana ihabwa icyo cyinshi cyane. Ibyo yasezeranyije, nababwiye ko yasezeranyije nkabivamo, hanyuma nyuma y'igihe ikaza gukomanga. Nyuma y'imyaka 9 ikaza gukomanga, naragusezeranyije, haguruka. Kandi ntabwo nzabiguterera udahagaze aho nshaka kuhagarara ngo mbiguhe. Hari abarokore benshi rero bazi yuko ndaguhakaniye rwose. Ni Imana ifite icyo yagusezeranyije. Haleluya. Nubwo wagenda bakamuhanuza, ugahora n'umuhanuza akavuga ati kanaka ndabona Imana ijya gukorera ibi ngibi, bigahura n'ibyo Imana yakubwiye, ntabwo uzava muri iyo sare ubyikoreye ubitwaye. Ndaguhakaniye. Ahubwo burya Imana ibigushimashima, nk'uwo mugabo nababwiye wankoze ku mutima, umuntu nambika naguriraga n'umuceri, ngo pastor ni ukuri iyi nzu ntabwo igukwiriye. Umva ko Imana ikora. Noneho rero nanone nubwo yambwiye ngo iyi nzu ntabwo inkwiriye, n'Imana yarabimbwiye, ibyo ntabwo ari byo byatumye mbona inzu. Oya, ahubwo byampaye imbaraga. Haleluya. Byo kuvuga ngo kweri ngiye kongera gushaka Imana, ngiye kongera kuyumva, ngiye gushyira mu bikorwa, nyizere. Haleluya. Imana ihabwa icyo cyinshi cyane. Ngiye kwizera. Imana ishimwe. Ibyo nibyo rero byatumye naratangiye kuyubaka. Mu kwezi kwa 7 nkaba nizeye yuko nzaba nyirimo. Haleluya. Ndabyizeye pe. Umva impamvu mbyizeye. Ejo nagiye mu muganda, mama kuko yari ahari. Harimo abantu benshi. Noneho iwacu mu mudugudu wacu turanya amafaranga, utwateranyije amafaranga twubaka umuhanda mwiza betone ufite nka metero zingahe, ariko bidutwaye miliyoni 4 bitararangira. Hanyuma noneho ejo bundi rero kuwa gatandatu, ubwo nejo, noneho twicaye rero abayobozi batubwira ati rero nuko byagenze, ariko niba hari undi washobora kwitanga yitange. Arahaguruka 10,000. None nanjye ndavuga nanjye ntanze 10,000. None aza kuza umusore w'umusirikare, ntabwo tuziranye, noneho atanga 40,000. Bimurya ndavuga ngo afandi, Imana iguha umugisha. Numva akozweho. Arambwira ngo pastor, ni ukuri ngo nawe Imana ikongerere. Wala. Noneho bya bindi mujye mukunze guhesha abantu umugisha muri ubwo buryo. Noneho bya bindi mubwiye bimukoraho. Noneho aravuga, arongera yaka ijambo ngo mbahaye na gravier amakamyo 2. Amina. Ubwo nibirangeraho turitahira rero, tuzamuka dutaha, aza kunyegera ngo pastor makuru, chantier yawe ugeze he? None ndavuga nti se uyu mwana w'umusirikare aranzi, ntago tuziranye, ariko ngatuye muri quartier. Chantier yawe ugeze hehe? Ndavuga ndimo gushaka gusakara, ariko biragoye ngo kutavuga, kutamenya. Ubu rwose ntago uzi yuko mfite concasseur kariho mvana byose, kuki utambwiye? None arambwira rero ngo nguhayemba. Arambwira ngo umucanga ukeneye wose ndawuguhaye, kuko mfite concasseur. Habaho umucanga number 1, number 2, tatatata, uzaza uturanye mu ushaka, amakamyo ushaka yose ndayaguhaye. Noneho ndavuga rero niyo wagutindije Mana, muri juye muzaze mwese mbakire. Haleluya. Mu nzu yanjye, kuko ni ikimenyetso Imana yampaye. Umuntu duhuriye mu muganda ntabwo anzi, ndavuga ni Imana. Yes, Imana ishimwe cyane. Ubwo rero impamvu Imana yabikoze,
nagiriwe ubuntu bwo kuyimenya uko iteye. Haleluya. Ninayuzuza nkayituramo, ntabwo nzigera mvuga ngo ni iya Kamanzi. Nundi bakwishakira icyo nzandika hejuru kuko ni etaje, niyo nzandikaho God's house. Yes, je vais le faire. Nzabyandika God's house kuko nzaho yavuye. Urumva nibyo mbona mu muganda. Ariko vous imaginez, yampaye telefone ye, ni wowe wabitindije, ntabwo twamenyanye. Murumva ko Imana ikora. Haleluya. Murumva ko Imana yubaka. Murumva ko Imana yambika. Amina. Imana itanga n'abagabo, Imana itanga n'abagore. Yes, muveho rero kwirirwa mwikora twa tundi ngo nibwo uzabona umugabo. Ndaguhakaniye, yizere gusa. Haleluya. Ndavuga ukuri. Amina. Mureke rero dushimire Imana, dukomere amashyi Imana yacu, 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 amashyi Imana yacu.